Ibihe byiza munyarwanda, ibihe byiza munyarwandakazi, munyemerere umunsi wa none dutambagire bisi nshyashya. Iyi ni bisi idasanzwe ikipe ya APR Football Club yamaze gutumiza mu ruganda, ndetse biteganyijwe ko bitarenze ukwezi kwa 10 iyi bisi zaba yamaze kugera ku butaka bw'u Rwanda. Reka mbabwire ko iyi bisi niramuka igeze ku butaka bw'u Rwanda niyo bisi izaba ihambaye mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko nta yindi bisi imeze nk'ingiyi, dore ko iyi bisi ya APR Football Club niramuka igeze ku butaka bw'u Rwanda izaba ariyo bisi ya mbere ikoranye ubuhanga buhambaye, izaba ari imwe mu mabisi akomeye ahanga mu karere u Rwanda ruherereyemo, dore ko iyi bisi ikoranye ubuhanga buhambaye, dore ko iyi bisi kugira ngo ikorwe APR Football Club yandikiye uruganda. Bamaze kwandikira uruganda babahereza igishushanyo mbonera cya bisi bifuza uko yaba imeze, ndetse uru ruganda narwo ruhereza ekipe ya APR Football Club amezi 9 kugira ngo iyi bisi babe bamaze kuyitunganya, ndetse babe bamaze no kuyibashyikiriza. Bidasubirwaho rero iyi bisi bitarenze ukwezi kwa 10 iyi bisi igomba kuba yamaze kugera ku butaka bw'u Rwanda, dore ko irimo irasozwa rwose, irimo irakorerwaho igeragezwa, naho ibindi bintu by'ingenzi kuri iyi bisi byamaze gukorwa ndetse byamaze no gushyirwa mu bikorwa. Ni bisi rero izaba ifite ibara ry'umukara inyuma, ndetse ibrandinzeho izina APR Football Club nkuko mubibona. Ni bisi ifite amapine 10, dore ko inyuma ifite amapine 8 ndetse n'imbere ikagira amapine 2. Ubona ni bisi rwose izaba ikoranye ubuhanga budasanzwe, ikagira amatara agiye atandukanye mu mpande, ndetse ikagira n'ibirahuri bya fime cyangwa se ibirahuri twese twita iby'umukara. Wageramo imbere uko imeze, ni bisi izaba ifite ahantu abakinnyi bashyira udukapu hejuru, ndetse ni bisi izaba ifite amafurati cyangwa se amateleviziyo 8. ni ukuvuga ngo muri iyi bisi harimo screen 8 azicaho amashusho. Ahangaha mu gihe abakinnyi baba bagiye gukina ahantu nk'umukino runaka, bazajya bagenda birebera amashusho ku screen, dore ko harimo screen 8 muri iyi bisi idasanzwe. Ikindi kintu wamenya uko iyi bisi ikoranye vandarateri zidasanzwe, yifitemo vandarateri zidasanzwe ndetse zikoreshwa n'umuriro, ko mu gihe cy'ubushyuhe ushobora gushyiramo ubukonje, ndetse mu gihe cy'ubukonje ukaba washyiramo ubushyuhe muri bisi. Nayo ni ikoranabuhanga ridasanzwe, dore ko iyi bisi izaba ifite icyo bita free internet, izaba ikoranye na internet mo imbere. Kandi ikindi kintu wamenya nuko buri ntebe hagiye hariho icyo bita firigo, dore ko iyi bisi y'ubwayo buri ntebe izaba ifite firigo, cyangwa se aho umukinnyi ashobora gushyira amazi akaba yayakonjesha mu gihe ashaka amazi akonje. Ibi rero nshuti bakunzi b'ibyegeranyo Empire, iyi ngiyi ni bisi idasanzwe, ni bisi ikoranye ubuhanga buhambaye, ni bisi ubona ko mu by'ukuri ibereye ijisho cyane. Ikindi kintu wamenya nuko iyi bisi iri gukorerwa mu ruganda rwitwa Iveco. Uru ni rwo ruganda rurimo rurakora iyi bisi, dore ko ari bisi izaba ihambaye cyane, dore ko ni bisi izaba ifite ubuhanga budasanzwe, dore ko mu by'ukuri ni bisi ikoranye ubuhanga buhambaye. Ikindi kintu wamenya kuri iyi bisi ya ekipe ya APR Football Club nuko rwose iyi bisi izaba ari imwe mu makipe afite bisi nziza mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ndavuga ahangaha muri Afrika, ndavuga muri East Africa. APR izaba ari imwe mu makipe afite bisi ihambaye, dore ko mu by'ukuri hanyuma y'amakipe nka za Simba, iyi kipe ya APR Football Club nayo igiye gutunga bisi idasanzwe. Nshuti mukunzi wa ibyegeranyo Empire, reka nkubwire ngo kora subscribe kure kunzogera kugira ngo uzajye ushaka kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.